Inkuru yacu tujyana ku munsi wa Rupakariya. Uyu wari umunsi ngarukamwaka wizihizaga ku itariki 15 Gashyantare, aho Abanyaroma bose bizihizaga umunsi mukuru w'uburumbuke mu muryango ndetse no kwezwa. Babikoraga batamba ibitambo by'amahene n'imbwa mu buvumo bwa Rupakari. Kuri uyu munsi Sezari yateguye umutambagiro wa gisirikare ugamije kwishimira intsinzi yari yabonye ubwo yatsindaga Pompe. Maze haza umuhanuzi, umwe mu bahanuzi babaga muri Roma, abwira Sezari ko akwiye kwitondera umunsi bitaga ngo ni Ides of March. Iyi Ides of March wari umunsi wa 74 kuri kalendari ya Roma, wahuraga n'itariki 15 Werurwe cyangwa ukwezi kwa gatatu. Uyu wari umunsi wahariwe gusenga ibigirwamana no kwishyurana imyenda cyangwa se amadeni. Itariki 15 Werurwe muri Roma wabaga ari umunsi usobanuye byinshi ku Banyaroma, aho nta muturage wagombaga kugeza kuri izi tariki abereyemo mugenzi w'umwenda. Kuri uyu munsi Sezari yahanuriwe ko akwiye kwitwararikwa, ariko we abyima amatwi arabyirengagiza, ahubwo akomeza kwishimira ibirori yari yateguye. Urumva yaburiwe